Reka turebe noneho nanjye mfite amatsiko. Mana yanjye ubwoba mfite noneho. Mwari banye? Zikigenda man. Zikigenda. Amasipoka ubuvuze imodoka zoroheje. Gukorwa. The first nahereye kuyo bita T-Lex. T-Lex ka. Iriya narayibonye. Ni fresh ifite ukuntu inasa ngo mwayitaga niba ari Dinosaur. Urumva T-Lex ni izina rya Dinosaur. Hanyuma ndi kwibaza cyane none se nk'ingi ijyamo nka essence ingana gute kuko uko biri kose imodoka ni essence. Reka mite nsetsa abantu. Mbabarira ubasetse. Reka mite mbasetsa. Nangiye guseka. Reservoir akakanya. Yubahwe. Urabona reservoir nukuvuga ngo hari byinshi byo gukora kuri imodokari kuri go-kart. Urabona ikeneye reservoir. Urabona turi muri test. Urabona ngo ku birometero 5 irimbira mwaka. Muzehe ibintu urabona ari byo ra? Urabona utumiwe? Barumbwire muzehe. Aya ni amajyambere muzehe. Je numiwe. Uyu muntu ni umuhanga. Nugambere uyibonye se muzehe? Nugambere ubonye gera mu muhanda. Urabona icyari nk'igikisubu. Ça va bien. Fresh. Mwongeye kwirirwa mwese mukurikiye Legacy TV muri kumwe nanjye Albina Sydney Queen of the Mic, good girl and the city queen muri business. Hanyuma mwabyiboneye ko hano nagenze ni harehare cyane. Nukuri ni ibirometero 15 kugira ngo uzamuke kuri uyu musozi ntago ari buri wese wahagera, ariko ku bwa Legacy ku bw'abantu bayireba turahagera hose tugafata amakuru atangaje. Uyu munsi tugiye guhura n'umugabo ukiri muto, niwe munyarwanda wabashije gushyira hanze imodoka ikaba yava hamwe iri kagera handi akoresheje intoki ze, nta industry nta ruganda yagiyemo ngo bamuhereze ibikoresho byose yabikoresheje kubw'ubwenge bwe kubw'Imana kuko ariyo isumba byose. Hamwe nabo bafatanya muraza kumwibonera, bamwe muramuzi, bamwe muvuga ngo imodoka ye ni ibipupe, abandi ngo ni igitogotogo, ariko hano nta mabesho muzenda besha. Oya mama, wamubonye uramuhungu? Namubonye rwose. None se akabando ngo bavuga harya gute ngo umugani? Akabando kabasaza gacibwa ukiri mutoya ukakabika kuri. None se bivuga iki ibyo ngibyo? Nje ntago njamenya icyo bivuga. Icyo bivuga icyo bisobanura bwa nko mu Kinyarwanda ni nko kuri ya mwana yakoze kari akantu buriya kazamusunika kazamugeza kure cyane. Ubwo ruvuga ngo kuko yabitangiye kugakora akiri muto kazamugeza kure. Ariko ni byiza. Mzee rakoze. Murabizi ko dutanga amakuru y'ukuri, tugiye kumwegera akakanya turebe ese iyo modoka koko irahari, ese iyo modoka yayikoresheje intoki ze, ese iyo modoka ahangaha yayikoreye nta washyizemo amafaranga ye, yabikoze gute, ese iragenda ubundi muraza kubyibonera. Abakunda Legacy mutangiye mwandike kuri like, comment, share, notification button kuko it's all about gutekereza ugakora, ni kwa kurota ukarota ibifatika. Mwese mukurikiye Legacy TV hamwe n'abantu bari hana abaturage bagiye batandukanye, nanjye ubwanjye tugiye kureba ko iyi modoka ya Batista yaba igenda. Reka tubare duhere kuri gatatu. Twagiye abana rimwe, muvuga cyane rimwe, kabiri, gatatu, let's go. Gutya katurebe noneho nanjye mfite amatsiko. Mana yanjye ubwoba mfite noneho. Mwari banye? Zikigenda man. Reka twegere umwe mubazi iyi modoka atubwira uko bimeze bite byawe. Witwa nde?
Ari Gisele Ingabire. Hanyuma ahantu abantu benshi cyane ni ibintu batangarira kuri uyu musore wakoze iyi modoka, ikintu waba umuziho wowe? Yego ndamuzi. Umumenye igihe kingana gute? Hari igihe kinini gishize cyangwa ni guki mumenya bitewe n'imodoka? Ni kinini gishize nari muzi. Iyi modoka waba uyizi aya mateka ko twumvishe ngo yajya ashaka amabati, abantu benshi bamuseka babaza se ibi ni ibiki arimo, nawe uri mu bantu bamusekaga? Oya. Wabonaga ko bizavamo se? Nabonaga bizavamo. Ngaho tubwira ikintu waba uzi kuri iyi modoka wowe ubwawe. Jewe iyi modoka ndayizi bitewe n'ukuntu imeze. Bwa mbere iza hano isohoka wari uyizi ko bagiye kuyisohora ayikora cyangwa wabimenya ari uko isohotse hanze? Nabimenya ari uko isohotse hanze. None se ni iki waba uzi kuri uyu musore wakoze iyi modoka? Nuko asanzwe ahanga utuntu twinshi. Ikindi kintu waba uzi kitari imodoka ze n'iki? Ni moto. Moto? Yakoze na moto. Hanyuma turabizi ko abakobwa bakunda umusore wihagazeho ufite ibyo akora mu buzima akavuga ati ngiye nkoze iki ngishyize hanze. Nawe ujya ubona ari umwe mu basore basi nibura wakwishimira ukavuga utuye cyane. None ubukwe bukorwe neza. Haleluya, amen. Wow. Ubutumwa waba wumva wabwira uyu musore ni ubuhe kugeza n'amahirwe noneho mukamunegeranya aka kanya? Nuko ibyo akora yakomeza kongera akanaba yatwigisha n'abandi bakakomeza bakazamuka. Shira hano fresh kabisa. Muve mu nzira. Hanyuma Batista, iyi gahunda ni ibintu wari waratekerejeho kuva ukiri mutoya? Ndumva ngo ibintu ukuntu byaje, urabona umuntu abakora muri search kuri internet. Yego. Umuntu ashakisha ibyo yakwigisha abana, so ni muri ubwo buryo yakoze research, mbona hari amamodokari akorwa mu buryo budasaba ko umuntu yakorera muri industry. Hanyuma ngo aya masimple car nanjye nk'umunyarwanda nashobora kuyakora. Hari undi muntu waba yarabirebeyeho se uravuga uti yarabikoze reka nkomereze? Izi modokari urabona iyi ni go-kart. Ama-go-kart arahari, hari ama-T-Rex, hari ama-buggy, hari ama-cross-kart. Ayo yose ni amamodokari y'ama-simple car. Ayo yose rero umuntu iyo afite ubushobozi butari bwinshi bidasabye ko umuntu ajya muri industry yakora bigashoboka. Hari icyo bimaze kugufasha se nibura muri aka gace urimo? Urumva icya mbere maze kumenyekana. Yego. Ikindi ubumenyi bwariyongereye. Ikindi ndimo ndabyigisha abana kuyikora nk'iyi ngiyi bakishyura. Bakishyura. Urumva ibyo byose ni ibintu ndimo ngenda nunguka, kuko mu minsi mikeya bishobora kuzagenda neza kabisa cyane kabisa, ndabibona. Papa mwiriwe neza? Yego, mwatangira mutwigira amazina yanyu ni ayahe? Nitwa Ndayishimiye Reverie. Yego, utuye ino? Ahantu se ko nabonye ari kure, ni gute uyu musore yaba yaratangiye gukora imodoka? Uyu musore nyine byaje gutya n'impano ye, nkuko mureba nyine urabona ko ari umushakashatsi. Wari usanzwe umuzi se akiri muto cyangwa mumumenye kubera iki gikorwa? Iyo tumumenye hariya mu kigo cya ITER nk'iyi minsi. Ujya uhagera nawe muri icyo kigo? Njya mpagera. Hanyuma atangira imodoka ni gute yayitangiye nimba wari uhari uyireba? Atangiye imodoka nyine atangiye ashakashaka nko kuri moteri aremekanya utuntu tw'utwuma, ariko urabona ko si yonyine hari n'indi afite. Ebyiri. Hari n'indi yakoze. Nuvuga ngo ni umukire wo muri kanseri. Ni umukire. Hanyuma nk'umubyeyi mukuru ureba umusore nk'uyu muto azamuka gutya, wowe ubona ko niki gikwiriye gukorwa muri aka gace? Kuko ndumva ari wowe wenyine uzikora hano, hari undi se wari wayikora? Nta wundi. Niki gikwiriye gukorwa kugira ngo uyu muhungu azamuke? Igikwiye gukorwa, umuhungu ndumva bamufasha akagura ibikorwa bye. Ikindi cya kabiri twamwisabira, urabona ko uyu muntu arakaze. Dufite abana batoya. Yego. Twamuha abana bacu akabigisha. Mukajya ariko munamwishyura nibwo? Tukamwishyura nta kibazo.
si fresh ni fresh usanga amafaranga agiye kuboneka. Hanyuma hari abantu benshi cyane bari gukurikira gahunda, bamwe bakunda kuvuga bati iyi si imodoka ni moto, ese ubundi iyi ngiyi yanakuvana ikakugeza wowe ubireba uri hano utuye hano ubirebesha amaso yawe, iyi modoka koko yakuvana nikakugeza hariya kuri kaburimbo? iya hakugeza haba mu mvura kandi urabona ko isakaye ni fresh, sibye ko itaruzura yashyiraho n'uturahuri ugasanga arajya no mu mvura nta kibazo. Basi se muramwizeza ko hano Muhanga muzamubera abakiriya mukajya mukoresha izi modoka agiye akora? Izi modoka cyangwa murazipinga muravuga ati twe turashaka ya modoka yindi zisanzwe? iyi ngiyi rwose tubonye ifite iteye neza nta kibazo, kandi urabona ko nta kibazo. Twamugana n'ubwo muramushyigikiye muri aka gace. Fresh kabisa. Kumuhinda miliyoni zingahe? Miliyoni zingahe? 1,600 yo kugura moto. Bizera ko ingiyi wayigura ubundi ukayigenda uri ahantu heza. Uko biri uravuze ngo moto. Hano nabonye hari n'abamotari basanzwe. Ubu nuvuga ngo abantu bihutaga bajya kugura zira moto zindi zisanzwe. Iyi nayo bayashirwa mu zo bagura. Ni fresh. Ni fresh nta kibazo. Akoze papa. Sawa. Hanyuma Batista ndi kwibaza abana nagiye mbona bose ababyeyi bari kuvuga ati turashaka ko natwe twabyiga. Hari abantu batangiye kwereka iyi gahunda yo kugira ngo bakore nk'izi ngizi basi ngo zibe nyinshi. Iyo gahunda irahari. Urumva nk'abanyeshuri nigisha ubwabo mbikora turi kumwe. Hari abaturage muri karitsiye akenshi bakunda kuvizita kiriya kigo nkoraho baje kureba ibikorwa nyine byanjye ibyo wasohoye hanze. Hanyuma ni ukuvuga ngo nk'iyi ngiyi turi kugendamo nk'ubu ngubu yagufasha igihe kingana gute? Kuko abantu benshi cyane bafite amatsiko. Ni nk'umwaka. Igihe ko biterwa n'ibikoresho se. Iyo ibikoresho byabonetse urakora? Ibikoresho ngiye mbifite byuzuye. Ukwezi kumwe naba ndangije kano kamodoka. Ukwezi kumwe? Ikibazo ni materiyo gusa. Oya ndi no kumva irimo umunyenga utabaho. Umunyenga. Ni sawa cyane. Nta munyenga urutse uyu nguyu, I swear. Ni ukuri kw'Imana wubahwe. Mwiriwe neza mota? Yego. Hanyuma none se mbwira uyu muntu mwamenyanye gute? Twamenyanye ku butekinisiye bwe. Ku butekinisiye bwiwe. Hashize igihe kingana gute umumenya? Hashize igihe kinini. Hanyuma mbwira umwaka. Hanyuma nagiye numva muri iyi modoka muri uyu munyenga amaze kurya igikozwe n'amabati n'ibindi nk'ibyo. Ese ibi ni ibintu wabonye bimworohera kubibona wowe nimba umuziho gato? Nabonye ari ibintu bihenze. Birahenze. Ese ni iki kindi wabuze? Ibintu bisaba ubwenge cyane. Bisaba ubwenge n'ubuhanga. Ni ukuri none wumva ari iki cyafashwa kuri uyu musore utangiye gahunda nk'iyi ngiyi? Namwe murana mufite n'amamoto asanzwe, ni iki mwamufasha cyangwa mugenda mumufasha gahoro gahoro? Umuntu afite ububasha yamutera inkunga. Ni ukuri kose. Iyi ngiyi niyo nyine uzise cyari ibindi agenda akora? Hari indi nabonye iriyo hariya. Ni imodoka cyangwa moto? Umva niba ari imodoka niba ari indege sinzi. Hanyuma abantu benshi cyane bari kudukurikira aka kanya bagiye banashaka kuba bakora ibintu nk'ibi. Wowe nk'umuntu wamubonye azamuka agahera kuri zero akaba ageze kuri ibi ngibi, ni iki wababwira? Nabwira nk'abana bakiri batoya bamwegera akabigisha ubuhanga bwe. Hari abana se yigisha wowe wagiye ubona yigisha? Ntabwo akunda kugenda cyane. Nkajyana ndi mu kazi. Uhagera uri mu kazi. Ariko muramwemera murabizi ka nk'abantu se bajya bavuga ngo iyi ngiyi ngo ni igitogotogo ngo nta kimaze ngo ntago yavana ngo igera wabwira iki? Igitogotogo ko ari kigendesha amapine 2 by'igiti kikaba gifite moteri icyaka biba bitatandukanye. Nta hantu bihuriye. Fata hano muzee. Arangiye ni kuri kaburimbo. Ni kuri kaburimbo. Nukuri kw'Imana pe. Ibi bintu ni ibitangaza. Mwese mukurikiye Legacy TV bwa mbere ku maso yanyu mugiye kumva umwe mu banyarwanda bakoze imodoka nako ni nawe wenyine uhari yatangira atwibwira amakuru yanyu. Ni fresh sa. Hanyuma ibwira abantu bose bakurikiye Legacy TV witwa nde? Amazina yanjye ni Jean Baptiste Hitiyisi. Ariko bitewe n'ibikorwa byanjye muri iyi minsi ubu abantu bose barimo baranyita hit designer. Hit designer. Hit kubera iki? Hit kubera ibikorwa ndimo gukora. Ariko hit ni na channel ibikorwa byacu tugenda dushyira ibikorwa dukoze duhita tubishyira kuri iyo channel hitwa hit designer. Ubwo muri ubwo buryo rero niyo mpamvu ntakitwa Batista
abantu benshi barimo baranyita hit design. Hanyuma aha hantu mu kwagera nabonye ari ahantu kure cyane. Ni gute mwageze kuri iryo terambere ryo kuba muvuga muti ibintu turi noneho kubishyira kuri internet? Urumva ufite iguye ni channel yawe. Yes. Ni ushyira ibi bikorwa gukora. Ni gute sasa byahageze hanga ko nabonye kwagera bitoroshye na gato. Urumva nge naje nje gukora ku kigo cy'amashuri kiri hano bita Iteri Rutobwe. Mu bijyanye n'ubukanishi bw'amamodokari. Wari usanzwe uhaba cyangwa wari uje kuhigira? Nge nari nje kwigisha. Kwigisha? Yes. Hey, okay. Ubwo ndakomeza uko nigisha abana ariko bigatuma nkora research. Hanyuma mu gukora research rero kugira ngo mbone ibyo nigisha abana nibwo nagiye mbona amamodokari amasimple car kwa amasimple car ubwo buvuze imodoka zoroheje gukorwa. The first nahereye kuyo bita T-Lex car irana nayibonye ni fresh ifite ukuntu inasa ngo mwayitaga niba ari Dinosaur. Urumva T-Lex ni izina rya Dinosaur ariko noneho yongeyeho car bita imodoka rwo. Urumva iyo modoka ikoze nka Dinosaur. Iriya modoka yagufasha igihe kingana gute? Iriya modoka yamfasha igihe kinini cyane ariko kubera amahirwe y'Imana yararangiye. Ni nk'umwaka, ni nk'ukwezi, ni amezi 5 nyikora wenyine. Hoya mfite abana dukorana ku ishuri. Abo wigisha ni nabo bagufasha? Yes. Hari akagroupe twakoze ka innovation. Urumva nibo dufatanya. T-Lex ivuyeho dukora motorcycle. Motorcycle ubwo ni nk'izi moto zisanzwe? Ni moto zisanzwe. Motorcycle ivuyeho dukora ka mini bike. Ka mini bike kavuyeho haza draft bike. Okay. Izo zose uzishyira hanze mu muhanda zikagenda cyangwa ni ibintu mukora mukavuga biti ni ibihangano byacu nk'ikigo? Ni ibihangano nk'ikigo ariko ni ama prototype. Turifuza yuko inganda zo mu Rwanda ababyifuza bazaza tukabaha prototype. Urumva ni nka designer twakoze. Design izo mutekereza cyangwa mwumva mwiyumvira. Hanyuma bakaza bakabishyira mu bikorwa bafite ubushobozi. Nyuma rero ya draft bike ubu ndimo ndakora go-kart. Urabona uyu munsi mwaje kwireba nka Ligas TV cyane. Twagenzemo ayibonye arimo umunyenga wa fresh hagati afata. Ese iyi ngiyi go-kart kubera iki wese go-kart kubera iki? Byagenze gute? Ni gute watekereje gukora imodoka ikaba ari go-kart? Indi rero yo ibyayo ni bisetso gusa. Gute? Nahoze numva hari umuntu urimo gutwika muri iyi minsi wangu bita Decat Vivo kuri Instagram. Decat Babalao. Uramuja muramuzi. Hanyuma rero ndimo nkora research naguye kuzo bita go-kart. Decat go-kart. Mitambihuza na Decat. Fresh cyane ariko se umere peace wa mujama ari no kugukurikira akakanya. Peace up to you Decat. Arimo ndikwibaza Batista. Batista Nkomeza gukora go-kart. Urumva na masimple car. None si kibazo mfite go-kart. Nagari Volkswagen, nagari Mercedes Benz. Iyi ni go-kart. Go-kart. Nakamodokari kari small. Nakamodokari abahanzi bakoreraho video clip. Bese nakamodokari ko muri ko kwishimisha umuntu yagura ku ruhande akaba gafite agakoresha. Nuvuga ngo ni imodoka umuntu yatungiwe akanayikoresha agashirishaho n'amaplaque. Kabisa. Plaque z'u Rwanda zikajya nagera mu muhanda. Ukagenda mu muhanda urumva ushaka kwideplasa mvuye Nyamirambo n'urugero ariko hano ntago ari mu mujyi mvuye Nyamirambo ugiye kugira mu mujyi winjira muri go-kart yawe na girlfriend wawe muhita mugenda babiri. Tawuni mumanuka mwitwikira muzamuka. Hanyuma nese Batista mfite ikibazo ko nabonye imodoka ubundi dusanzwe tumenyereye ko ziba zifite amapine 4. Hanyuma abantu benshi bagiye bavuga ati ariko se Batista imodoka akora ko wajyana nk'igitogotogo. Waba abantu wababwira iki kuko ndabona koko ifite amapine 3? Nicyo wababwira? Igitogotogo kigira moteri warakibonye? Akuzi ko ari byo. Man reka nkubwire. Izi ni imodokari. Ni imodokari ziri simple. Nakubwiye na mbere hari ama T-Lex, hari zo bita buggy, hari ama go-kart, hari na cross kart. Ejo bundi nzakora cross kart. Nisigaye noneho. Nisigaye. Urumva rero izi modokari ziri simple. Ziri simple kuzikora, ziri simple kuzigendamo. Nta kigoye kuri izi modokari. Hanyuma ndibaza ari abantu benshi cyane iyo bumvisha imodoka bumva uyitwara uko biri kose. Niki washyizeho cyorohereza umuntu wavuga ati ngiye nguze aka go-kart? Niki wamushyiriyeho? Akamodokari urabona ko gafite levier de vitesse ariko gafite n'uburyo bwa automatique. Yego.
ku buryo ushyiramo vitensi imwe ukagenda mu muhanda izindi zikagenda zishyiramo gaze. Ni ukuvuga ngo umuntu utanazi no gutwara neza imodoka yaba yayitwara akajya mu muhanda se ntabwo yagongwa cyangwa nta kibazo. Upfa kubuza imodoka, urumva ntabwo wajya gutwara imodoka, wajya gutwara go-kart ubundi usanzwe udatwara imodoka. Ako nanjye nabibonye ko nayitwayeho gato. Wewe ntiwayitwaye harya? Imodoka arayizi. Ahubwo mo gake ndagerageza ariko urabona utwaye go-kart. Bivuze ngo rero umuntu wese uzi imodoka go-kart yayitwara. Hari abantu benshi cyane bibaza bati ese ibi bintu byose kuterateranya byavuye mu mikoro yawe cyangwa hari umuntu kurandi wagufashije? Mbaje ikibazo cyiza cyane. Ibi nkora nabwiye ko dufite channel Hit Design, abakurikiranye Legacy TV bagiye bakareba kuko kuva dutangira kugezana n'aka kanya hari ibikorwa byacu byinshi. Ubwo rero kugira ngo tugire ngaha hari abagiye badufasha. Aproseka ni yubahwe. Aproseka n'ababosi b'ikigo nkuriraho ni bubahwe rwose, bagenda bampa support. Hanyuma undi muntu ngiye kuvuga bamwita Ngendahimana Patrick, ashinzwe koperative ya Komari ishinzwe gucukura amabuye y'agaciro hano muri aka gace ka Rutobe. Yego. Ngendahimana Patrick abyumva aho ari, ndamushimiye ku bwa support yampaye. Ni ukuvuga ngo bari muri abo bantu baba bagwa izi materiel kwitangiriro kugeza hano. Urabona turi kuri go-kart, navuze T-Rex, navuze motorcycle, navuze mini bike, navuze draft bike na go-kart. Arambwira ati uyu munsi none urakora iki? Abakubaza ikigiye kwita. Ndamushimiye cyane, Imana imumugisha. Hanyuma hari abantu benshi cyane harimo n'urubyiruko rwibaza ruti ibi bintu ni ibiki, wabitekereje uti? Ntago byoroshye ko umuntu utuye ahantu kure, cyane cyane abantu bari i Kigali nibo ubuzima bukunda kororera niko navuga. Nabwo babugoye ariko niho bakunda kubona ibintu byoroshye bya vuba vuba. Ako hano ni mu ntara ku musozi kure cyane pe, kure y'umujyi. Wowe ni gute icyo gitekerezo wakigize ukavuga uti ngiye gukora nibura izi simple cars cyangwa se imodoka zoroheje mpere hasi? Ni inspiration yavuye izo mbaraga zikuye? Ni ukuvuga ngo ngewe icyo nifuza nuko urubyiruko rw'u Rwanda muri rusange rutinyuka. YouTube barayizi. Ujya kuri YouTube ugasanga umuntu yakoreye imashini isya ibigori we mu rugo. Ujya kuri YouTube ugasanga umuntu yakoze drone we mu rugo. Ni muri ubwo buryo ngewe ibi bihangano ndimo gukora ni kugira ngo ntinyure abantu, ni mu buryo bwo kwigisha. Ntabwo ubushobozi buraboneka ngo dukore byinshi, ariko ngiye ndimo ndabikora mu buryo bwo kwigisha abarubyiruko rutinyuke. Ubwo no kuvuga ngo mu buryo uri kwigisha urwo rubyiruko ni nako uri guhimba ibyo uhimba byose. Rutinyuke. Urabona igihugu cyacu kirimo kiravuga yuko ubuhinzi bugomba kujya mbere. Ubuhinzi abahinzi badahari ntabwo twarya. Ubwo rero niyo mpamvu ndimo nteganya gukora imashini ihinga muri iyi minsi irimo kuza. Ni ukuvuga ngo ibintu byose birimo mekanike babikurekera ubundi babindekere babyubahe. Hanyuma ndikibaza ntabwo uko biri kose umuntu avuka ngo atakora ibintu byishyira aho ngaho. Wowe wavuga yuko background cyangwa se kuzamuka kw'ibi bikorwa byawe byaturutse hehe? Ni ibintu wamye ukiri umwana uzi gukora, ari umuntu akwigishije? Ni mu ishuri. Ngiye nize mekanike, urumva narayize ndayikora, ubu ndimo ndigisha. Noneho mu kwigisha ubu ndi umu designer trainer. Urumva iyo mfashe amabati nkafata amatube nkaterateranya, urumva ndi umu designer. Urumva inspiration yanjye ni mu ishuri. Ni mu ishuri niho wayikuye? No ishuri rega riradufasha, umuntu akura afite talent, ariko iyo talent ishyigikirwa n'ikizi, ishyigikirwa no kujya mu ishuri ukagira icyo umenya. Yes. Hari abantu benshi cyane nagiye mbona no mu comments bavuga bati ako sura muntu ahubwo ntiyari asaze, kuko urabona ko kuravuza amabati amatiyo. Nje kubwanye mpuye n'umuntu afite amabati n'amatiyo ushaka kugira ngo wenda agiye nko kubaka inzu cyangwa se ibindi bintu bijyanye na plomberi. Wowe abantu bakubonaga hano muri aka gace, iyi modoka ya go-kart wayubakiye hano? Imodoka nayikoreye hariya mu kigo nyine. Hanino nyine muri Muhanga. Muri Muhanga. Hanyuma nk'abantu bakubonaga nta bantu bajyaga kujya bavuga ati ko se Batista wasaze na amajini, nta abantu bigeze bakujya ngo baguca intege gutyo? Ntawe ahubwo baraza bati courage mwana wacu, courage muhungu wacu, ibukora turagushyigikiye. Ngeze kugira abaviziteri baturutse muri Rwanda Innovation, baraza bareba ibyo ndimo gukora, bashyiraho like
kubyo ndimo gukora urumva ibyo bituma nkomeza kugira courage. Yego. Hari uwundi muntu wabuze waba waragerageje gukora imodoka waba uvuga uti ndireferaho uyu ni umunyarwanda mugenzi wanjye waba waragerageje prototype nk'izi hari wagerageje njye ntawe nzi ngenzi Volkswagen mu Rwanda barateranya barakora imodokari ariko kuri prototype hit designer nibo barimo kuzikora ni wowe wenyine babyumvireho babyumve na hit designer barayibona hamwe ndabyumva hanyuma ababyeyi waba ufite ababyeyi baba bagufasha muri ibyo cyangwa se inshuti abavandimwe se nazivuze hari aprosika nkaho hari nk'umubyeyi waba ufite se uvuga uti nibura nkongera akanyabugabo kora gutya amafaranga akagusponsoriza amafaranga yo nyine ni ibintu biri aho nyine ababyeyi ntago bafite ubwo bushobozi rega ibintu ni amafaranga menshi wangu nk'ingi nibura n'amafaranga iyo umuntu afashe 300 bye akabiguha ubwo ndimo ndavuga Prose kandi ndimo ndavuga Patrick Ngenduri navuze kare yafashe 200 akabiguha ayo n'amafaranga menshi urumva rero dukeneye support niba byakunda igihugu kibishoboye gitanga support. Hanyuma izi modoka ugenda ukora ni imodoka wumva ko uretse kuba umuntu yayikoresha mu buryo bwo kwishimisha koroshya ubuzima ava hamwe ajya ahandi ni imodoka wumva ari nkahe zacuruzwa nihe zakoreshwa cyane uvuga utaba abantu barazikeneye ndi kuzikora ku bw'aba bantu abantu bakeneye izi modoka ari ba mbere ni abahanzi b'abaririmbyi abahanzi gukoraho clip kuri izi modoka ariko kuri izi modoka ahubwo urabivuze aryo tuvuga nyine muri comments abantu baravuga ngo ngwe kusira ni imodoka kuri izi modoka nibajye kuri YouTube nibajye kuri Google bashake go-kart iyi ni go-kart 3 wheels ibwo no kwanga amapine atatu hari go-kart ifite 4 wheels nibagende kuri YouTube bagende kuri Google bashake go-kart barazibona ni nkiyi bashake close kart zirahari bashake T-Lex niya indi twaherewe ya indi narayibona T-Lex arahari none se ubwo ndibaza cyane nimba uvuze utabahanzi iyi ni imodoka nibura umuntu ubu ngubu ndi kwibaza ngiye Batista iyi modoka nk'ingi nirangira wayishyizeho amarangi wayitatse n'ibindi byose bizajya rero reka nkomeze abahanzi si bona hereyeho se ngambwira abandi abahanzi gukoreraho aba video clip kuri izi modokari ni ibintu biri ku rusange wagiye muri picnic i Kigali igihe Gisenyi ukeneye kugenda ukamera ukeneye kugenda ufotora uri kumwe na baby wawe niviye na mukecuru urabona ko ni y'abantu babiri ndabibona n'abantu babiri iyi niyo kuryoshya muri quartier utembera urumva nawe zikenewe ntago ari umuzigo ntago ari imodoka y'umuzigo watwaramo nk'agashakoshi gato gutyo ka grip yambaye antibar urabona ko irarangaye irakugaragaza wese ubwo rero go-kart 3 wheels yubahwe none se bati nk'ingi go-kart ijyaho hazajyaho n'amadirishya cyangwa nuko ibiteye nuko ziba zimeze hasigaye kujyaho parabrise hano hajyeho side mirror hano amaretroviseur y'inyuma n'iki hajyeho irangi mwabonye ko ku mapine reka mbyivugire ku mapine amapine y'imbere ntago biri sawa uyu munsi ni test ya kabiri nubwa kabiri igeze mu muhanda nubwa kabiri nkageje mu muhanda urabona ku mapine nasanze harimo ikosa aya mapine nuko yasimbura aya ni matoya nasanze urabona amagokati agenda mu butayu hari ndego za muri Dubai attention muri attention ya platine zikari byo koko Mr P muri attention wabonye ko harimo ibipine binini nange rero ndashaka guhindura no mapine kiriho amapine manini nkatera irange inyuma se inyuma ho nta gikosoro inyuma urabona aka kantu ni akantu ni nk'agakesariyeri wajugunyamo icyo ushaka urimo ugenda kunagamo baga yawe hano mu gihe umwanya wo gutwara ibikapu ari imbere ubishyira hano utuntu duce twa relax kazajya gafunga hanyuma ndi kwibaza cyane none se nk'ingi ijyamo nka essence ingana gute kuko uko biri kose imodoka ni essence reka mite nsetsa abantu mbabarira ubasetse reka mite mbasetsa ntangiye guseka reservoir aka kanya yubahwe urabona reservoir ni ukuvuga ngo hari byinshi byo gukora kuri iyi modokari kuri iyi go-kart urabona ikeneye reservoir urabona turi muri test ni ukuvuga ngo ku birometero 5 irimo iranywaka
muzehe ibintu urabona ari byo ra urabona utumiwe barumbwire muzehe aya ni amajyambere muzehe njyewe numiwe uyu muntu ni umuhanga ni ubwa mbere uyibonye se muzehe ni ubwa mbere ubonye igera mu muhanda urabona icyo ari nk'igiki se ubu rwose ubu urabona ari nk'igi urabona ari moto urabona ari imodoka ni imodoka none se reba harimo ibyicaro bibiri ariko na moto igira ibyicaro bibiri bya byigeze hano urabibona ese muzehe wayinjiyemo ubundi ngo wumve urabona ko aha washyira n'imizigo yawe muzehe aranabizi muzehe yubahwe muzehe aranabizi none se muzehe urabona ngo uyu musore akwiriye gufashwa iki wowe uko ubibona ko nawe ni ubwa mbere uyibonye uyu musore ikintu namufasha mfite imbaraga rwose namwongerera ubushobozi bw'ibikoresho ariko mana muzehe baze no kugutembereza wumva uko imeze namwongerera ubushobozi bw'ibikoresho pe nanjye niko mbibona muzehe ndabona ubumenyi arabufite ubu urabona ibi bintu byose ubu urabona ko biba ari ibintu agenda yishakashakira ubu urabona ibikoresho nyabyo rwose urabona ko nta cyamunanira abifite byose yabikora nuko mwe munasanzwe mumuzi muri aka gace mwe mumuzi kuki namwumvaga gusa nkumva ko ari umwarimu uri hariya ariko ntiwari wari utaramubona ntanamubona ariko mana nibyo nyamara muzehe imodoka uyijyamo wumva umunyenga mu kanya bakumvisha umusibya bati mwumvisha umunyenga nta kibazo none se Batista hari abantu benshi cyane rero bagenda bavuga bati ese izi modoka uri gukora nubwo ari nkeya wifuza ko urwego ushaka kuzishyiraho n'uruhu ushaka ko yaba ari ikigo kinini gikora izo modoka ushaka ko ari imodoka uzajya ukora nkawe nka manufacturer wazo niyihe goal ufite cyangwa se niye movement cyangwa se intumbero intumbero ni ugukora byinshi zimeze nk'uko z'amasimple cars ubu ni ugukora nyinshi amasimple cars muri iki gihugu babimparire ariko urumva ikibura n'ubushobozi ndimo ndavuga ngo Volkswagen bari kunyumva ese baje bagatwara ino prototype bagakura nk'iyi go-kart reba ukuntu kameze bo bafite ubushobozi baze bagatware twumvikane njye mbakorera amaprototype y'ubwoko bwinshi y'amasimple car urabona tugira ikibazo mu mujyi wa Kigali yuko moto itwara abantu babiri ariko iyi go-kart ubishatse wahita uyiha imyanya ine ugashyiramo n'uw'inyuma n'abandi babiri inyuma bicaranye hanyuma ibintu bya transport byakwihuta urabona aka ngaka ntabwo kateza mbutiyaje ahantu hatoya kahaca kandi gatwaye abantu bane akuze ko ari byo hanyuma ikintu ndi kwibaza cyane ni ukuvuga ngo hari abantu bahita bavuga bati tugiye gushora muri iyi bizinesi ariko nanone igumire made in Rwanda we n'uwuhe mwihariko uzashyiraho ku buryo izi prototype ukoze kuko nk'uko biri koko kuri research wakoze ni imodoka zagiye zikorerwa hirya no hino ku isi ni iki uzashyiramo kugira ngo noneho izo prototype cyangwa simple cars zizabe zigaragaza ko ari umwimerere wo mu Rwanda the first nuko ibi byose biriho aya matube aya mabati byose bikorerwa hano mu Rwanda ikintu cyavuye hanze y'u Rwanda ni iyi moteri n'amapine n'aya matube aya mabati mu Rwanda barahari nuvuga ngo ibi byose bikoze byinshi ni ibyino mu Rwanda kongera ko nawe uri umunyarwanda ndi umunyarwanda urumva ni made in Rwanda definitely hanyuma Batista dusoza n'icyo babwira abantu bakurikiye aka kanya kamera bari hano mu Rwanda no hanze yaho message yanjye rero icyo nabwira abantu nuko mbere na mbere ndahera kuri government yacu nuko yakwita ku bantu barimo guhanga udushya hari abakora ibi ntabwo navuga ni mu Rwanda hari abantu benshi bari gukora udushya n'amadizayini atandukanye bakeneye rero support bakeneye ubushobozi urumva nahoze mbivuga ntago ibi bintu ntago wagenda ngo utoragure izi tube bakeneye support hanyuma icyo nabwira noneho abaturage cyangwa abanyarwanda muri rusange ni badushyigikire ku nama zabo ku bitekerezo byabo hanyuma kudushyigikira ni barebe Legacy TV na hit designer definitely iyo ni support badukorere subscribe badukorera like banasharing barebe ibikorwa byacu by'abanyarwanda ubundi tugire duse twizamukire amen